twongeye kubaha ikaze kandi tubasuhuza mwese inshuti mudukurikiye abanyarwanda banyarwandakazi baba bari hano mu Rwanda baba bari hanze y'u Rwanda ndetse namwe inshuti z'u Rwanda aho mudukurikiye hirya no hino hose ku isi mukaba mukurikiye uyu mwanya imirongo ibiri komatanyije n'umurongo wa PAX TV IREME News ndetse no mu mwene gihugu na PAX TV News niyo mirongo ibiri ikomatanyije muri uyu munsi muri uyu mugoroba tariki ya mbere ukwezi Nyakanga umwaka 2022 nkaba bahaye ikaze kandi bikaze na Musana Jarika turi kumwe. Yego William. Uraho neza. Ikaze nawe. Williams SG bagera. Williams. John Williams. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gifite ingingo imwe nyamukuru kibandaho. Turagaruka ku mugabo tumaze iminsi tuvugaho ni Cyuma uyu munsi yasuwe. Ese ku minsi ishize yararembye yarakubiswe hafi yo kunogoka hafi yo gupfa ariko ubu bigeze he amatsiko yari menshi mubaza ngo bimeze bite bigeze he ntarakira ntibaremera kumuvuza ibyo turabigeraho hanyuma ikindi ariko tutarinjira mu nsanga y'amatsiko nyirizina turi ku munsi w'ubwigenge isabukuru ya 60 dafite ikimaze era kibazo ko yijije u Rwanda mu muryango w'abibumbye watumara iki ntabwo twari kwinjiramo tutafite ubwigenge ibintu byose urabireba ukavuga ngo byamaze iki Umunyarwanda aracyari mu baturage bakirenye ku isi aracyari mu baturage babaye ku isi higenze igihugu ariko umwana igihugu ntarigenga ntabwo igihugu kigenga umwana igihugu atarigenga icyo gihugu bavuga kigenga ni iki Erega igihugu ni twebwe abanyarwanda ubwo kiba kigenga mu nyandiko mu mpapuro za UN n'ahandi cyane n'ibyo ariko nta kintu biba bimariye abanyarwanda uvuze uti byamaze iki byasize iki unyibutsa ejo bundi abantu bari kuvuga ngo cogamo ganiza amafaranga azabameneka atembera ahantu hose yanyanyagiye wenda niyo yatarakugezeho cyangwa yanakugezeho hari aho yanyanyagiye uri kuyabona ntabwo okay mu minsi ya mbere maybe yarahari kurebye ukuntu ibikorwa remezo byakorezwe mu buryo bwihuse kandi nkeka ko bari abakozi bakoraga bonagamo amafaranga Kacyiru rero mu igice cyano cyasaga n'icyasugaye inyuma rwose kijye gishimira Cogama yatumye hari urwego kigeraho Kigali yose ariko igice cy'umujyi uvanye mu bice by'ibyaro kuko za Bumbogo iyo mu cyaro za Butamwa ariko urumva baba aba bakora ibyo bintu by'iyo mirimo yo kuza kubaka bava hari icyo binjije amafaranga reka bajye bumva ko ari shene ntumenye aho uvuye uyagoye ntumenye aho yakuye wowe ubona uyabonye kuri Cogam nubwo tutaramenya nyirizina ariko ngiye ndumva umurongo ngiye ntekerezamo ntabwo njye ntekereza ko abanyarwanda ntabwo dukeneye abandi bantu kugira ngo tubashe kubaho neza kwibeshaho dushaka kwibeshaho abandi bantu tugakorana nabo mu bufatanye Cogam rero nubwo hari abantu bavuga ngo ntacyo yasize gifatika muri cash kuko hari n'abafite imirimo batarahembwa batarabona kugeza ubu bategereje kandi benshi nibagira amahirwe akaboneka kuko hari igihe ibikorwa byarangiye kwishyura bigorana ariko twizere ko bazabona tuvuye ku cy'amafaranga inyungu rusange ikomeye Cogam isigiye abanyarwanda zishobora kuba zirahari uko rwose nubwo ngiye ntabwo ndamenya neza zari zo rega ikibazo ikintu kiba gihari inyungu ifitiye abanyarwanda zirahari umuyobozi w'igihugu nayo umuyobozi wa Commonwealth n'ubango nuko abantu babona ko mu gihugu hari abaturage kandi bashobora kuba bashoboye kuko na Perezida Kagame ni umuturage w'u Rwanda nubwo yaba afite ibintu byinshi abantu batamubonaho bamubonaho nk'aho ari bibi ariko tujuru ni umunyarwanda ayo mateka agiyeho kuba hari umunyarwanda wayoboye Commonwealth Sharika rero nubwo abantu bajya bavuga ngo kenshi ngo turebe bitagenda hari ikintu cyiza cyane kigenda mbona kigomba gushimwa muri Cogam uretse ibyo bikorwa remezo byinshi byihuse bigakorwa bikarangira nk'uyu muhanda Kigali Bugesera ni umuhanda wari washyizwemo imbaraga zose ikimenyimenyo barahagaze 20 ugomba kugenda ubu ngubu aho Cogam irangiriye byabikorwa basigaye harimo abakozi nk'icumi cyangwa 40 nyine ndabyo umbwira 2020 iri bube na Minisitiri w'ibikorwa remezo yavuze ko umuhanda uzarangira mbere ya Cogam ariko bayimuye umuhanda wese ugarikiraho wari uri iyo iza gahoro 2021 bongeye kukwitangaza bashyiramo ingufu yongeye guhagarara mu muhanda barawuparika ariko ejo bundi biramahire ko yabaye yitabana no baruparitse ukazakorwa ikindi gihe hakiri ivumbi ryinshi ariko ubu urakeye nubwo abakozi bakeya na cyakiraro cyari
giteye amabengeza urege kubishushanya kuri kimeze kikaba kitarakozwe nkuko kimeze icyambe nuko mbutiyaje hano twizere ko igihe kizagera bakakirangiza kandi ibyakozwe byo kwishimira ariko icyo nshima cyane nje nabonye nakwita success cyabaye successful cyane intsinzi ku gihugu iyi program yariteguye ikintu cyitwa organisation strictness gahunda yariteguye pe erega hari ikintu kimwe njya mbwira abantu ikintu cya mbere FPR ntakora ibintu bibi gusa aho twitugitisha kandi wenda tukiri kuvuga ibyakozwe n'igihugu reka bivuge gutyo kugira ngo njye bivuga amazina ntago nkunda ibintu byo guca ku ruhande ngo mbeshye isi oya turi abanyarwanda tugomba kujya tubwizanya ukuri hari yewe n'abandi bose ntago n'abakoze jenoside ntago bakoze ibibi gusa sibyo ntago ngiye namanura ijungo mvuge ngo abantu none se ko hari abatutsi bari mu Rwanda barokotse kandi barokoye n'abantu bari no mu nzego z'ubuyobozi usaba Marcel Gatsinzi byaje gusanga barakoranaga n'inkotanyi izo nkuru ntuzizi ntago abantu bose bashobora kuba babi nta nubwo abantu bose ibintu byose bishobora kuba bibi bishoboka so icyo abantu tuba twifuza kugira ngo tubane neza tugire societe nziza nuko tubanira niba FPR ufite ibyawe byiza ukora reka nawe muri opposition bafite ibyawe byiza bakora niba FPR hari ibikora opposition izabirwanya nawe niba hari ibyo opposition bibikora birwanya uko niko kuzuzanya gufite ireme tukivuga rero ikibazo rero nuko bita bizamuka mu Rwanda kuba hari ibintu ngewe ndi opposition nanga FPR ngende FPR nanga opposition abantu habera ikibazo ko haba habaye n'iryo vangura ngo uriya no mu opposition cyangwa no muri iki gice rero icyo nayo impere uvuga rwose umuntu wese uzi ko yari afite inshingano mu gutuma icoga migenda neza aho yicaye yisengera rwose baragakoze abantu bose baribonye ko abanyarwanda barogenze byari kuri gahunda ku murongo abaturage bumva ibyo basabwe polisi ibintu byose bikora ku murongo tunabishimira hari icyuteza cyagaragaye ibintu abantu babiri dushimiramo abaturage b'abanyarwanda nabonye benshi bashimira ubuyobozi ntabwo burya abaturage batumvishe ubuyobozi bwashimirwa gute yenda banza nshimira abaturage b'abanyarwanda hanyuma nshimire n'abayobozi babigizemo ubuyobozi ubwo muyobozi kujya mu inzego z'umutekano ko nazo kwanza ubuyobozi reka mbureke kavuga inzego z'umutekano abayobozi reka mbareke ntabwo nzi ibyo bakoze bikeye rwose bimeze neza ariko inzego z'umutekano zabyitwayemo neza ikindi protocole twagiye tugira inama nyinshi z'mu protocole y'akajagari ivangavanze ikibariza habariza hariya bigongana ariko ibi ngibi ntabwo ngana n'ubwa mbere twakiriye inama mpuzamahanga iri mu bihugu bitari byo muri Afurika hari igihe twigiye kugira African Union yego ni Afrika ariko abanyamahanga ntibabura kugira ya African Bank ya BAD yabaye muri Kigali naho yari kirimo akantu kameze nk'akavuyo gakeya ni abanyafrika tujuru abintu ni ibintu biri global nta nubwo babyita iby'abongereza Canada irimo Australia irimo ni ibintu bigomba kuba bifite smartness kugenda kose icyo turakivuyeho cogam kudo chapeau umuntu wese wari ufitemo inshingano rwose mwakoze ibintu bikeye organisation nta muntu yinenga jywe harika abanyarwanda twikomera amashyi cyane pe buri wese yabyitwayemo neza nge hari ibyo najyaga mbabwira nababwiye ntoke sinzi abantu ntabwo bigize bibona navuze ngo ngiye ntabwo tubyita ubukwe tureka ubukwe burangire twisurire mu nduru zanyu ariko nduru ntabwo twongeye kuzisubiramo nge nakwifuza ko uko byari bimeze bikomeza nyine kubera ko wenda iyo pressure dushyira ku butegetsi wenda itazatuma ikora ikosa igazasigara rivuga ko mwari mubizi ko turi kwakira abashyitsi iyi ni politike ntabwo ari amategeko sibyo ko mwari mubizi ko twari turi kwakira abashyitsi ku kimwe badukwishije muri penalty ariko hari ibintu nge nakwifuza ko ushobora kuvuga ijambo uyu munsi abantu bakigaragambya inkoni karishikabirishije muri cogamo ariko uziko n'abantu bakosa bakurikiranwaga bagahanwa hatawe guhutaza niba washobora kubona umuntu kwitwa ku ruhande ngende kuvuga mu politisi abapolitisi nabo mbashimira mu bihe bya cogamo babyitwayemo neza ari aba muri leta n'abatari muri leta aho maje guhura nawe na opposition yagabanyije igitutu ibitutsi ruza simvuze ngo opposition atukana ariko baratuje barareka ibintu birarangira neza ukuri abe muri leta baratukana no muri opposition baratukana nta numwe ushobora kwihangana ariko wayo ntago ikibazo abanyarwanda dufite
nta n'umwe ushobora kwihangana. Ntabwo ibyo bintu bisobanutse. Smartness ntabwo yakagombye gutunga umuntu. Ejo bundi hari umugabo bita Sadati yaranyandikiye inbox please ya Twitter aranuka. No ndamubaza ikibazo. Nta kibazo mbaza. Muco gutukana uva he? Amusubiza ngo nubwo ari ukugana n'ibiki ndamugana niba ari ukutekereza. Agura umuntu akwiye kuba mvugana nawe. Ariko en fait impamvu mutazi urugero ntago ari we nyine ubivuga n'abandi benshi baza muri Twitter bagatukana no muri Facebook no kuri WhatsApp tsingemba nari abazi na YouTube hari abantu bahawe inshingano zo ndavuga inbox yanjye YouTube ni inbox ni rusange uvuga inbox yanjye umuntu agutukira inbox apana ukarubana rero tuvuge ngo jewe nje mbona nanjye batazi kuri WhatsApp kuri decrease sibyo none ukibaza umuntu ko ari umuntu nzi no muri opposition the same story. The same story kubera ko hari abantu bajya baza muri inbox yanjye bakambwira ngo mugende umwaje wa FPR come on. Please kabisa abantu mu bitekerezo gutyo. By the way hari ikindi kintu maje kumarika kandi abantu tugomba kugira ariko reka nyihorere cyo navuze ko amateka yacu ari never talk about it. Ntabwo nyavugaho reka nkireka. Ariko nisubiriye ku byacoga mu nshimira abantu abapoliticiens muri rusange ubukwe twaraburetse burabo. Nubwo bukwe nicogamo. So uko rero igisigaye n'uburyo umugeni n'umugore bazabana mu rugo. Twisubire mu byacu byo kubana cyacu cy'ubugoroba mwese bakurikiye PAX TV IREME News ndetse n'umwene gihugu TV tukaba dukomeje tuganira. Tugeze muri gereza. Iki cyumweru itangazo rirasohotse rya RCS urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Itangazo ryabuzaga gusura imfungwa n'abagororwa abantu bagwa mu kantu ariko twabyakira uko biri. Nyuma yaho mukongera gusura urumwe mu bantu basuye gereza ya Nyarugenge ya Kigali mu bambere rwose. Uri mu bambere kuko uyu munsi nibwo byasukuweho nyuma ya cogamo. Ugiye kuduha amakuru mbona naye kurigiriya muri rusange mbere ko tujya ku muntu nyirizina wasuye makuru yimbitse. Kwanza ikibazo mbaje cya kigendanye n'inkuru nayo mvuze ntago nayiteguye kwivugaho y'umugore y'ubukwe. Iyo umuhungu n'umukobwa bagiye gukora ubukwe hari igihe minsi hanyuma y'ubukwe bagira ushobora kutagira ibintu bibumvikana aho urabizi abantu ko duteye daho kumana imyiteguro ntigi ihurije na kwijana. None hariko mu bukwe baba bari guseka ubundi ni logique y'abantu ko twagombye kuba dukora nk'abanyarwanda uko numva byabyiza. Noneho ubukwe bwamara kurangira n'abashyitsi tubaherekeje n'ibindi byose tugasubira mu bibazo byacu uburyo tugomba kubikemura. Ndashimira ko ariko twabikoze kandi abantu benshi babashe kuresista nubwo bamwe bashatse kudutorera. Utashima hariya yaba afite ikindi kintu. Nubwo harimo abashatse kutuvangira nzabigarukaho nyuma wenda nimara kubona amakuru nyayo ko abantu bazamuye speculation kugira ngo tuvuge ko hari ibintu bishobora kuba ariko ibyo tubireke. Nasuye Cyuma rero ubwo iyo ni mode tutarajya kuri Cyuma gereza muri rusange mudu wahasanze nyuma nibyo nagiye gutangira. Icyambere nuko umuntu nakunze abantu bazubona amaso yijimye ariko batandukana nubwo ari minota 15 cimire ngiye arasiye yayujuje iminota yayo iyo hari n'utwo bandengerejeho ndabibashimira kandi nemererwa 15 gusa. Wamusuriye aha rusange cyangwa ajya muri kakato basanzwe bamusuriramo? Ni kato of course ariko ngiye nabikunze. Oya ngereka nkubwire kunze bite nuko waganiraga n'ibyo washaka kuganira. Ngereka nkubwire ariko ngiye kucyuma mu kato sindaki gufungirwa mu kato tube tubiretse no gusurirwa mu kato. Gusurirwa mu kato ngiye ntacyo bintwaye. Ikibazo no gufungirwa mu kato. Ariko gusurirwa hariya je byamaye amahirwe nta muntu wamvugiragamo. Byamaye umwanya nyine kubwira ibyo nashaka kumubwira nawe akambwira ibyo agombaga kumbwira kandi mu buryo bwiza. Ntabwo umwe muhagarikiwe n'abandi bumviriza. Mane reka kumviriza urasi leta bishaka kumviriza ikakoreza bari aba. No kwinjira hariya bakubwira ati iyi karamu ugomba kwinjira uyifite. Ukayishyira ugomba kubicanya ibyo uvuga tugomba babigize iryo tegeko mwabihakana. Ntabwo twabihakana. None se ubundi hari icyaha ngiye nagiye ingingo twavuganagaho ingingo zizwe. Ariko icyambere reka mbanza nyisoza
ikintu cyanshimishe no kwisuye umuntu hari utaha isura imwenyuye na wamwenyuye ubona ko nyine umuntu wasuye ubona abayisuraje ubona ko yishimye. Nshishikariza abantu bafite abantu muri za gereza bagerageze kubasura kandi bihoraho, nta mvura idahita. Umuntu afunga imyaka 20 ukabona agasohotse aragarutse. Icyo kintu uvuze nkibwire ko abantu ntimukumve ko kohereza umuntu ako gaceri ako gasukari wakabonye bihagije. Nibyo birahagije, ariko iyo akubonye akumva iyo mpumeko yawe akakubaza amakuru ya kanaka na kanaka, burya bimwubaka cyane kurushaho kurenza ko yabona uwo muneke wamwoherereje cyane. Rwose bagiye bagira ikintu, kuko uko byagenda kose tuzongera imyaka 7 baba barakatiwe wenda nka Cyuma ntago ari myinshi cyane. Ntago nkeka ko muri gereza zitwara nabi ku buryo nayo havuyemo n'umwe yafunzwe ubushize, umurashize 6 n'ikindi gice kirashize, 5 yagiye mu kwa 9 none turi mu kwa 7, ubwo hasigaye 5 n'amezi 2 kandi n'undi yari yafunzwe umwe n'amezi make. None urumva ni 5 isigaye, ubwo n'indi 2 imbaraga za president nawe zikaba zatangiye kumureba. Ubwo ni hajya ni 2 wenda hajyamo umwe wo kwiga dosiye imyaka 3 ntago ari myinshi rero. Imyaka 3 n'ejo bundi 2020 wibuka ejo bundi muri covid n'ejo bundi muzamubona n'ejo hashize rwose abantu kandi yaba imyaka 20 niyo 30 niyo 40 umuntu akeneye ko igihe ari mu bibazo nka biri abona umwitaho rwose. Urabibona abantu bari hariya kandi nkeka ko mu bantu basuyenda ko tubanza muri cya gisare cyo hepfo hazaga abantu benshi ubona ko rwose harimo n'abakuru bashobora kuba bimaze muri gereza igihe kinini, nawe rwose ubona asubiyeyo yishimye. Kubera ko icyo mvuga iyo umuntu ahuye n'uwe asubiza agatima impembero pe gusurisha amafaranga ntacyo bitwaye n'ibiki, ariko bihagije isura akayibona kuko n'iryo jwi twaganira rwose mbona arishimye iyo tuganira n'ibindi bintu byinshi ku ruhande. Ariko icyambere nuko hari kambanze nenga utuntu duke tukiri kuri gereza dukeya umuntu agomba kujya agenda reba. Icyambere ko muri ya gereza harimo abantu benshi ngiye numva ngo bafite itara nyinshi zitandukanye, ku kikariya gahanda kazamuka badashobora gushaka abantu bakagenda bagashaka amabuye bakadushyiramo ku buryo ivumbi bagasasamo ko bafite abakozi hariya benshi. Ibyo ni ibintu binaneye abayobozi ba gereza, bikabyara n'umusaruro leta ntizazana gutsindira amasoko ngo baze gutsindagirisha amafaranga menshi. Nabo bacunga gereza bakagira detail yo kudetanta bakaza hariya bakubaka, sibyo? Kandi gereza yacuruza cyane, icuruza imyaka, icuruza ibihangano by'ubukorikori. N'ubundi hariya ntago baba bari buhembe uwo muntu wabikoze, aza kubikora kugira ngo ave muri gereza ahumeka afayote n'ako kazuba. Ni babazane w'igihembo cye no kutaka kazuba no gutembera no gumika umwuka wo hanze ababaye no kujya mu yindi mirimo itaruko kumarira ahantu hamwe. Kubaka kariya gahanda akagera kuri gereza akagera kuri office yabo nabo nayo modoka nabo bakajya batembera atagenda kubitamo babyita kujya mu gihugu. Iyo agiye mu gihugu kuko cyari igihugu cyabo ngo igihugu mu kindi, iyo basohotse bakajya mu gihugu batabaneza niyo nta muntu yabona nawe, ariko yasohotse muri cya gihe makajyanze gato kariya gahanda kavuye hariya kuri gate yabo ntagaraganda kanini rwose. Tureke kuba abanyafrika cyane muri RCS bagire rwose icyo ni icyambere nabasuggestinga kandi numva ko ari ibintu byoroshye kubikora. N'izindi gereza abantu bufunze ukabafunga gutyo gusa ntacyo biba biri byare mu musaruro, kandi icyo kintu iyo gikozwe ejo ubona hari ikindi wagakoze nanone. Kandi n'uwo nuriya mu cungagereza uri hariya nazamutse wazamutse turahura mbona agenda areba ivumbi ngo kuri butini kubera iki mutashyiramo gahunda namwe ko mukeneye kuzamuka aho ngaho. Ega n'imodokari hari sirimwe si kabiri bibaye abacamanza bihaniza ubuyobozi bwa gereza ngo kuki mutuzanira abantu babaye tuvura ivundi, ugasanga umuntu abagize ari wenda uriya n'umuhanda umuhanda wose urangiye uriya n'umuhanda wose ngende kuvuga guhera kuri gate handi hari aho RCS ifite uburenganzira za gereza kuko twasize imodoka hepfo turazamuka nageze ruguru kuntu nasaga Imana nibizi, sibyo? N'ahari rega burya nageze kuri gereza nsa neza, ariko nkiva kuri gereza nzamuka nahise nandura ku rwego rutaba. Icyo ni ikintu cya mbere nsaba rwose. Nibyo byandije nkuriya ngo hari ibidakorwa n'ibitagenda neza. Ibyo rero ni ibyagakozwe. Ni ikintu cyoroshye kukibona kuba wakibona ukavuga uti iki kintu reka tugikore cyane. Kirafasha community turimo twese. Abacunga gereza, abasura gereza, smartness y'igihugu isanzwe izwi, kuki muri gereza itahagera.
nkuko muri Kigali hagera n'ibindi bice byose kandi nayo gereza muri Kigali. Icya kabiri ni isuku. Ubwo mu bantu bari bazaga batari ko ntabwo tugiye gukwirakwiza cyangwa se muri speculation bataho imwe mu mpamvu itumye bakuraho icyumweru cyo gusura. Bamwe baravuga ngo kugira ngo abashyitsi batazasura, abandi bati aho ko bakoze amasuka ahagije bagatunganya imihanda. Uriya muhanda umuntu wese wajya uriya muhanda ni mwiza, uriya muhanda ni mwiza muri Afrika, uriya muhanda reka mubwire ikintu bari gushyiramo no gufata ikamyo y'amazi kamenamo amazi simple. Reka mubwire ngiye nshaka nk'abaturage haba hawugiye ku oya reka mubwire ngire nk'inama nk'ubuyobozi bw'umujyi gukemura kiriya kibazo bitarambye igihe tutarabona kaburimbo dufite abaturage bakiri ku affected n'ivumbi. Apana abacungu abagereza ivumbi ntibagiraho abafunze bari ruguru nawe ribagiraho. Ndi kuvuga abaturage baturiye muhanda ribagiraho gusa bagiye kuburana. Ufashe ikamyo ihoraho imwe ikagihoramo izenguruka imwe n'amazi uzi amafaranga yari makanyaca akayaho kenshi cyane. Urebye bije y'abitwa ngo nabavomerera umujyi wa Kigali no mu gihe cy'imvura nabona bavomerera kandi ubuzima bw'umunyarwanda umwe nicyo kintu tugomba kumva gifite logique iri ku rwego rwo hejuru. Umunyamerika umwe wafatirwa mu Rwanda igihugu cyose reba Rusesabagina inzego zose kandi none ubutabera bwamufasha. Umuntu wese agomba kubona ubuzima bwiza. Iryo ni ihame ni cyifuzo. None abaturage baturiye umuhanda ureshya kuri wari uvuga ngo ikamyo y'amazi ngo nago wabona umujyi wishyura. Icyo gihe byaba ari ukugira imitekerereze. Ababishinzwe nibo bavuga ngo iyo bije yava he. Yasimbuze ngo iyo bije niyava. Niba mudafite ubushobozi bwo kubona iyo bije ntabwo mufite ubushobozi, nibyo tuvuga ngiye nibyo mvuga. Niba udashaka kubona ubushobozi bwo gukora uriya muhanda wa kaburimbo ukaba utabona n'ubushobozi bwo guhora ubamenye n'ubyibuza amazi, uri umuyobozi nyabaki? Ntabwo uri umuyobozi Abanyarwanda dukeneye bitewe n'aho dushaka kugera. Baravuze kimunenga. Icya kabiri ni isuku. Isuku urumva kwinjira hari ubundi twagombye kuba twakarabye intoki rwose tugakaraba neza intoki tuba tuvuye hanze mu bintu byinshi turi buhure n'abari abantu tukabasuhuza. Ari covid n'izindi ndwara zivuye hanze kuzitransmita biroroshye kandi zigezemo imbere bya bibazo. Nta na sanitizer nabonye ariko hari urukarabiro cyereka niba abantu bari ntarwo nabonye ubushize njyayo nta mazi yari arimo. Ntarwo nabonye nagerageje gukora mu ntoki kuko nabimaje gukora ku modoka kwa kundi usohora ufunguye gutya ndandura. Hari urukarabiro baze kwinjira babubatse ntarwo nabonye niba directing abantu ntarwo nabonye neza. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ama dustbin bashyiramo amatrash bashyiramo udutebo. Niba umwe icupa ry'amazi ugashyiramo, niba ufite agapapuro uzinze ugashyiramo, ni ibintu bifasha muri community nkari nta duhari natwo nabonye. Ntekereza ko ibyo bintu bibiri bagomba kubikosora. Ikindi kintu hari imirongo hari hanze ikomeye iyo kwinjira. Hari ababyeyi ugenda ukabona bamazeho amasaha 3 bategereje. Reka nkubwire abantu dukunda kwiyubaha mu buzima. Niba basi mudashaka kurira muhanda mutubare tujye twinjiza imodoka tuzigeze haruguru. Bazavuga na parking hari. Simbavugiye ariko we kubavugira hari wabibwiye ndiyo bati nta parking wabura kandi yego. Ngiye nazamutse kandi hari abona nazamutse bangayambona bari kuza bagaparikayo kandi hari hanini nabyo byaba ari ukubeshya cyo. Hari ibintu byo kubeshya nyine kugira umuntu akubwire kugira ngo abone igisobanuro. Uvuze kunenga rero ibyo unenze bitatu. Ngiye nanjye icyo mitanenga dukomereza ko turi kuganira. Hano nta ubaza nta nubazwa turi kuganira nubwo ufite ibyo mubaza bike ariko turi mu kiganiro cya twembi. Ikintu cyitwa gusura itegeko riri clear ibwiriza bavuze ko nta usura abantu babiri nta nusurwa n'abantu babiri. Byari binagoranye kuko ngewe nagiyeyo ntuza Theo najyanye na madamu wa Theo yansabye ko lift imodoka we niwe wasuye mbere. Rumva kuri ahandi bavuga ngo no gusurira mu kato no bibisha ari hotel mu mukato. Nawe yasuye mu kato Theoneste nawe yasuye mu kato. Nagiye mu kuriki bansubizayo ngiye simbona nabone impamvu ndavuga se kiriya gisare ko ari kinini ko munsubizayo. By the way abantu batabizi ntabwo ngiye Theoneste umuvu ngiye twagahuye na none ndibaza barambwira ngo ninsubire mu gisare cyo hepfo. Ndayibaza se ko hari intebe kuki ntagenda nkicara hariya. Bwabyo kandi nabonaga harimo abandi bantu bicaye basa n'abategereje bigiraho confusion ukuntu. No nyuma ndaza nsanga umugore watewe abatabizi yarabyaye afite umwana mutoya arimo aronza.
nkajya mbona ari kujya kwitaba kumbi no kugira ngo umugore wawe batabonana na Cyuma adasanga umugore wawe agihari akamusuhuza kandi atemeye gusuhuza abarenze umwe icyo kintu mu gihe abagororwa bahepfo usanga yazanye nk'abantu 10 agenda akozaho nibyo nanjye ndi kuvuga ni ko ubwo mperukayo tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu nabonye umuntu si umwe ni benshi usurwa n'abantu nka 6 umwe ava hundajyaho iminota bakagira uburyo bayigabanya ni 15 cyangwa ikanarenga kandi bigaragara bizwi atari kuvuga ngo nk'ubu muwe nk'urugero ndabashimira abantu bandengerejeho iminota kukiba hamwe ngiye bandengerejeho iminota nubwo itari myinshi ariko ndayibashimira pe rwose ntago njye sinatungwa no kuvuga ngo ndabeshye niko byagenze ariko hari umugororwa nasanze ari gusura n'isheni y'abantu oya n'umuntu umwe nasiza kimusura ibyo nanjye byambaye ubushize ko njye muhandi bukatakato gafite ibyiciro maybe ni permission ariko sinzi wenda niba abantu wenda so dusaba special permission ntabwo banganya icyo nanjye nkirenge nzabikora rimwe mbisaba ubuyobozi bwa gereza nsabe special permission nk'umunyarwanda gende muri n'abantu tuganire bitari kugenda iminota 15 ngo arafunze kuko bayobozi bagereza rwose icyo kintu mugikoreho niba koko ibwiriza rihari ntabwo tuvuze ngo bose mubabuze gusurwa ngo nabo basuraga benshi cyangwa bakene bakureho ahubwo n'abandi mubaho mahirwe ni mubigire free na covid nubwo ihari tuba twese twinjiye twipimisha hari ikindi kintu nenga ngewe gikomeye mbivuge ndeba muri kamera mbwira abayobozi bagereza mpere kuri muyobozi mukuru Mariza Mundange ku muyobozi ukongirije uwo mudame twubaha wahoze muri polisi ije no ku bandi bose ikintu ariko cyane ngaruke ku muyobozi wa gereza ya Nyarugenge kuko niwerwa cyane yayi mageragere ikintu cy'amafaranga ahabwa abantu ntabagereho njye mvuga nti imfungwa zizwi imfungwa za politiki imfungwa z'ibitekerezo imfungwa zisurwa cyane imfungwa zivuga bikarangira izo ngizo ibyazo biramenyekana amafaranga boherejwe y'abatabageraho bikamenyekana ariko se b'abaturage bandi badafite kivugira badafite aho bavuga ati ko noherejwe amafaranga nkaba ntarabajije nkaba ntaramusuye nkaba ntaramugezeho bizagenda bite njye ntanga urugero nti ntago umuntu afite umuntu ufugiye insinda watuye mu bweyeye akagari ka Butare hari ku Ishyamba rya Nyungwe ha nibi n'u Burundi hari ndavuga n'umurenge nta ndwara akagari ngo afate amafaranga agira ku 10 na bingahe y'urugendo ruza n'urundi rusubirayo ashobora kuvuga kugira ngo 25 ndafata ibihumbi 20 bimwoherereze ntago afite uburyo bwo gukora follow up gukurikirana bayobozi bagereza mu Rwanda habura iki kugira ngo amafaranga agere ku mfungwa ingero ni nyinshi amazina bimwe turabimenye ntitubimenya ariko mbibarize ntanze urugero rugufi amafaranga ibihumbi 25 yoherejwe Nsengimana Theoneste ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu bisubiremo tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu Nsengimana Theoneste yohereje amafaranga 25 ayo mafaranga ntiyigeze amugeraho n'uyu munsi yarataramugeraho yagiye abayobozi bagereza tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatandatu Nsengimana Theoneste yohereje amafaranga 30 ubwo bari 55 nayo ntaramugeraho turi ku itariki ya 2 kwa 7 Ndoye wa Yezu Auguste muyobozi wa gereza ya Nyarugenge amageragere namwe bayobozi bandi muvugizi wa gereza Peri Gakwaya Uwera wavuze ko ngo ari igihe ngo abantu batavuga amazina amafaranga aherahe ntanze 55 n'urugero ntuvuze mbahaye urugero rw'55 yohejwe Nsengimana Theoneste tariki ya 7 na 18 z'ukwezi kwa gatandatu ujye mu bitabo birebe umuvugizi wa magereza muyobozi ujyeyo urayasangamo yaheze ariko reka nkubwire ntabwo niko tutamaga muri gutanga ingero kugira ngo zifatike utaraca mu ijambo soze Cyuma yohejwe amafaranga ibihumbi 30 ejo bundi kwa mbere tariki 27 ayo mafaranga ko mutayamuhaye yaheze bukeye bwaho tariki 28 hari kwa kabiri yohezwa n'amafaranga ibihumbi 20 ayo mafaranga mutamuhaye yagiye abayobozi bagereza ejo hashize hari tariki 30 yohejwe n'amafaranga 20 ubwo baye 70 mu cyumweru kimwe ayo mafaranga ese muracuruza ese namubanza kuyacuruza habura iki kugira ngo asubizwe bene yo ku gihe kidarambiranye kandi n'inyungu zayo zirimo simvuze ngo niko mubigera mubanza kuyacuruza n'urugero ntanze aramutse acuruzwa kuki atabageraho ngo bajyeho n'inyungu zayo ese ko leta itakeneye gucuruza amafaranga y'abagororwa nta nubwo ari kwibigenza tubyizere ayo mafaranga ajyahe
bahangera ebyiri wa 55 atagezeho n'uwandi woherejwe 70 batagezeho mu cyumweru kimwe mugerageze iki kintu gikosore kuko birababaje bari kivuga ngewe na hari wenda n'izi bintu bya economy kubera iki niba umuntu afite ubushobozi bwe mu buzima busanzwe barahari benshi bari hariya sinabo dusura gusa tuvuga ngo ni imfungwa za politiki hari n'abandi b'abacuruzi hari abayobozi bafunze harimo ingeri zitandukanye kuki batafungura ama special account zabo hariya ntabwo bemera ko umuntu afata amafaranga mu ntoki niyo twita kugira ngo nyumva special account ntabwo ari amafaranga cash biroroshye guhita uvuga ngo okay niba mushaka gukora special account ya group y'abantu runaka sibyo muraziranye mwebwe mwese mufungiye nimukore special account mwishyura yangaye wenda 5,000 tubafungure konti personnel na code yayo none ayo mafaranga ageza kuri code yayo niba wenda uri umuntu wishoboye ku rwego runaka rutu abantu buguti ngewe ndishyurira 5 nigire special account ikitekerezo nk'ibyo buriya tujye dutanga gerageza no guha ibitekerezo abantu nitwaye tubabwira ngo nimwakoze ibintu ntacyo twabwiye ko twabwiye ngo mukore ibi ntimukashaye kuzana amanyanga kuko ngenda bizi ko ayo mafaranga ntabwo yamugezeho gihe cyuma yabimbwiye personnellement yabimbwiye urumva ari kubwiye ubuse ko ngiye no mfite amakuru ko atamugezeho ngende kukubwira nyine ngiye niwe wabinyibwire ko atamugezeho ngiye ntago ari ukuvuga ngo hari undi muntu wabimbwiye niwe ubwambwiye ko njya mukuru yagezeho imbere ariko ngiye urumva ngiye yabimbwiye ari we urumva ko no biranahura nayo mfite ngiye yanjye nuko ari wabinyibwiriye ayo mafaranga ntaramugeraho nasabe n'umuyobozi buyamugezeho ariko navuyeyo mvuga nti ese kubera iki abantu batakora nyine ama special account kavuga uti niba wewe urabizi kusurwa cyane buri kwezi wemera kuzajya utanga 3,000 bya special account yawe kuri managing byaba byoroshye so ngiye rero kugira ngo ndabiza amafaranga aza kuri konti ya Gereza bari abantu 10 ni menshi arabacanga buri kanya message imeze gutya sibyo nago ngiye kugira ngo mbarenganya ndabizi biragora nawe hitiranwa bagira gute kujya kureba muri message wohereje ukajya kureba kuri code biravunanye ariko bafunguye ama special account ama code yayo cyangwa ama nimero asanzwe akavuga ati iyi nimero tugiye kuyigura kubera ABCD nkeka ko amafaranga zaho nakana kubikora nka MTN bakayisaba ko yabikora gutyo kugira ngo baharanire ko ubuzima bw'imfungwa bugenda neza kandi igihugu cye guhora mu muriro bana bikoze buri wese ufunzwe bakahita bamukorera ikarita iri aho ngaho izajya nyuzwaho amafaranga ye byaba ngombwa n'ubutumwa bwese n'ubutumwa tujyorera amafaranga ye ntabwo byagorana n'ibintu byoroshye niyo washyiraho boîte postale izagiza mu izina rye wowe ukajya uvuga uti nzajya nayashyira hariya cash we ntibazajya mu cash ko bayabaha muri wenda ne MTN ikaba ifite taxes ayo itaxinga kuyo ko yakumuna dahamagara ari kavuga iti hari igihugu cyo ibyo nibyo ndikubwira nyine nibyo nakubwira na management yo muntu wicaye kuri ayo matelefone yose yavuga ati yarunaka injija yarunaka injija n'ibindi nubwo ari umukozi turi mu kazi ariko twongera iryo shimwe ryuko yakoze bashaka guharinga company ibikurikirana nkuko hari company ibika telefone yari hasi rwose iri ibika telefone ishana gufatira iryo soko ikakira amafaranga n'ibintu byakorohera inzego ariko ikintu ngiye mbashaka nuko uwo muriro kuko niduhora muri uyu muriro w'amafuti wo kuvuga ngo amafaranga niyakiriwe hari ibindi bintu twagombye kuba dutekereza tukwirirwa tubwira leta ngo ntabwo amafaranga ari kwakirwa none abategetsi bibereye hari bari guhembwa neza utanabaza suggestion hanyuma umubwize kuri umubwira kuki mutakora kuri ubwo ni igitekerezo ntanze kibi ikindi gitekerezo mu buryo ntanze bashaka uburyo bafungura special account umuntu ushaka gufunguza special account yemere gutanga ya naya habeho management yayo n'udashobora kuyishyura ifungwe asubizwe kuri code rusange ya code rusange yandi itinda cyangwa igahamunzira ariko niba we ko ntekereza ko ino si no kwiteye nyine zani ibibazo birahari bizanahoraho zani n'isubizo kandi ntitugajye dusakuza ibintu bigume nko gusakuza gusa byo gusakuza uyu munsi ikintu cyanshimisha nuko nasanzwe nze Cyuma baramuvuje nari kukibaze nari ko nabigiyeho rwose baramuvuje kandi bamuvuje neza Cyuma aheruka gusurwa mu kwezi gushize mushiki we yamusuraga yasanze yarakubiswe bikomeye ndetse we yaravuze ntimukavuge ngo yarakubiswe mwamubyishe yabaye torture yakorewe iyicarubozo rikomeye agakubiswe yakorewe iyicarubozo
jewe jya bivuga uko noneho nyine reka wowe wagiyeyo Rwanda d'amakuru yakorewe yicwa rubozo hari iby'ubuyobozi bwa gereza bwamusabaga yambwiye ko umuyobozi wa RIB wa gereza wa RIB Colonel Janor Ruhunga ano hantu nagiriye inkeke yagiyeyo ashaka kumuha amafaranga ngo agire ibyo yemera bamunamurekure ayo mafaranga ngo muri harya muri leta tuzahita iki na leta yavuye he aho yava hose ibyo nyine rengerekana ese Twitter ruswa ihagarikiwe reka nikomereze sibyo ikintu mpungenge nagize mu Colonel Janor Ruhunga rwa retired si Colonel ukiri ni retired ariko ni Colonel nyine Petrije ntawe iyo retired uba wemereye mu bikorwa nk'ibyo byari kuba ikibazo ushobora ko ari retired ni retired yarabimbwiye ati ndi retired navuga ko ndetse nko kurishyiraho ariko ngenda ndarivuga wera mu byo retired ko ntacyo bitwaye ubwo bwa retired reka nari kugira impungenge z'ibikorwa nk'ibyo ushobora gukorwa n'abasirikare bakiri mu nzego za leta mu nzego za gisirikare ariko bijya nubwo yabahagarariye ariko Twitter retired bwacyo ugasanga n'ubundi yongeye kwambara aramutse asubiyemo hari amategeko agenga uburyo abantu niba ari no muri reserve ko yasubiramo aramutse ari muri reserve aramutse akibarirwa muri reserve ntabwo ari retired yaba ari muri reserve nyine tujya tubabona bavamo bakagira agasubiramo ubwo rero byaba ari ikibazo kuvanga igisirikare n'ibibazo nk'ibi bya politiki abantu none se ko RIB akazi kayo n'ubugenzacyaha ntumbaze ibintu badiringa iyo ubushinjacyaha bwafashe dosiye RIB ivamo nubwo hari ikibazo gikomeye ko RIB niyo yagiye kumukura iyo mu rugo bitari mu nshingano zayo yagomba gukorwa na polisi kuko RIB yego yafatanya na polisi bajya kumukurayo iyo urukiko rwaciye urubanza execution ikorwa na RIB ibyo tubivemo nyine urumva biri kundevira ikiganiro barongera bafata ibikoresho bye bijyanwa muri RIB irindi genzacyaha ryakozwe ryari reka dukomeze ntabwo turi kudevera ko byose reka nikomereze ibyo narindi Janor Ruhunga umuyobozi mukuru wa RIB umunyamakuru baramusuye ati turaguha amafaranga n'ibindi byinshi ngira ngo nicyo yazize ko yarabyanze ngira ngo nicyo bayatumye matacaringa agomba kuba hari dosiye ubwo zabo bafite impamvu bashaka kubikora gutyo ikindi kintu nshaka nanone ariko kujyana n'iyo dosiye nshaka kubwira ankora bari mu butegetsi buriya wenda nk'ibyo wabikora wenda ariko nubwo uvuze RIB yafungura umuntu wafunzwe n'urukiko bayitonze ibyo ngibyo ni ibyawe ni dosiye yindi iyo ni ikindi kiganiro ahubwo utumye nibagirwa hari dosiye ibyo by'amafaranga reka nivugire Cyuma aracyari umujene mwibuke mukiri mu ishyamba sibyo niba Cyuma ashaka kuza kwivugira inkuru z'ibibazo by'abaturage murarwana ni mugiye muri iyo ntambara ngira ngo urabizi ko Kagame butigeze kumuha amafaranga ngo areke iby'intambara urabizi ibyo ngibyo nibyo yigeze kwivugaho nawe ubwe ko atayafashe ntabwo yari afite focus kuki atekereza ko abantu dutakaza focus kubera amafaranga focus abakurikiye PAX TV n'umwene gihugu focus ni intumbero ubwo rero iyo niyo message iremereye nakuye ndavuga njyanteye kwikangamo tuguha amafaranga tunakurekure ubwo nuvuga ngo hari ibyo bamusabaga muri minota mike twari dufite ntabwo twari kumaza ibyo bamusabye pe ntabyo nagore kubona uwo mwanya hari ibindi je mu gihe yigeze kumbwira atakishwe cyangwa uko atanura musuraga yambwiye ko byamusabye ari uko ahindura content mu gusohoka ahindura content akajya akora za comedy agakora ibintu byo gushimisha abantu n'iki ibyo yigeze kwimbwiraho nubwo ngiye byambwiye icyo gihe nihanangije ngo sinze kubitangaza sindabitangaza n'umunsi ndacyabibitse ntabwo ngera ruko nteye rero niba wabikwihanangirije oya ntabwo ari we je barambwiye ngo waje gusura nk'umuturage usanzwe ntabwo ari itangazamakuru yaje mu kazi njyewe rero ndi kubivugira ku mwene gihugu nk'umuturage uwo muturage usanzwe wenyine ubyemerewe kurenza ko umunyamakuru yajyayo yitwa ko agiye gutara inkuru kandi atagiye muri misiyo njyewe nuko nabibonye nko gutara inkuru icyo ni icyambere cyarantunguye niba nta majwi na muri kodinze niki ntago mvuze ngo ibura abantu banyuze he bakora iki gikoresho numva nyine nibyo ngiye kuvuga nta nakimwe gishoboka nibyo ngiye kuvuga ntago mvuze ngo ibi bintu mvuze
ni 100% true. Ubwo nibyo yambwiye ntuzi uko yabimbwiye, sibyo? Ibyo bintu byaba biri relevant biramutse byarabayeho. Icya kabiri ntazajya urumbwira ngo ngo Jarike ngo yavuze amabanga n'ibiki n'ibiki. Yabimbwiye nyine reka. Icya kabiri dushima nuko induru zo gukubitwa. Numvisha yambwiye ko atongeye gukubitwa kuva ryari, kuva mushiki babivuga. None se mushiki we iyo atagira naho abivugira yambwiye ko amaze iminsi adakubitwa yagiye no kuvuzwa. Kwere yanavujwe kandi ngira ngo ahantu yari agiye afite ibisebe nahabonye agiye wabonye ku maboko ku maboko gutya hano kandi uzabonye hano hafi y'ingoro yakwimisha tureba mu no ntago rero kwirwa mbibireba nahise mbibona ko yavujwe. Yaravujwe yewe n'ubuganga bwo ku rwego rwo hejuru kuko rumva mu byumweru biranakize n'inkozo zarakize hasigaye ari umukara gutya. Ngira ngo iyo bari nko kwivuza mu bintu bisanzwe ko yambwiye ibitaro yavurijwemo mbigira ibanga. Yambwiye n'umuganga wamuvuye mugira ibanga ko hari ibyo umuntu aba adakeneye ku exposinga hanze kubera impamvu nyinshi. Ariko yaravujwe niyo mahirwe dufite. Imana ishimwe namwe kandi ntekereza mumenye ko icyo ngicyo cyabayeho yaravujwe. Ntekerezaho ko niba batazongera inkoni mu nkovu ariko tujye tugira induru tugira hano zirangira. Sibyo cyuma ko wamukuye muri community inkurirwaga gutanga aho wagiye uramubitse. Nta nkuru azongera gutangaho imyaka 5 urayimufite. Ubwo ni 7 havuyeho 2. Uri kumuhondagurira iki? To be serious. Nta nubwo icyo gihano gihawe n'urukiko ntirwategetse ko umuntu ikada we urabyitirira. Tuvuge ko wenda uvuga ko umwaka utaha azafungurwa n'ejo bundi. Ugomba kumuhondagura ku buryo asohoka wenda yabyemeye. Iyo nduru ko afite imyaka 5 wamuretse akayifunga. Kuki ngewe hari njye mbona abantu bo muri leta ubwabo aribo bashaka ko leta ihirimo. Ibyo mushiki we yavuze azira bituma kubitwa hari arimo ko atemera kuva kwizima ngo hagarike urubanza rwe. Ngo yemeye ibyaha byose we urabizi ko urubanza rwe rwageze ku rwego rw'ubujurire nta rwego na rumwe ku isi rurenze urukiko rw'u Rwanda. Ibyo nanjye mbihagazeho. None rero kuba urubanza rwageze ku rwego rutajurirwa kucyamusabaga ubutabera bwacu bwakabaye bwiza ku buryo urukiko rw'u Rwanda niba rugukatiye icyaha nta rundi rukiko mpuzamahanga ruzaza mu rubanza niyo rwazamo rwakwemeza icyo gihano. Inkiko mpuzamahanga imanza nyinshi zigeramo zirazihindura nubwo zitubahirizwa. Nibyo nshaka kuvuga. Ikindi byo mujya mumenya ngo twahoze tuvuga kare ngo ibyo za UN zamaze iki nizo nyuka mpuzamahanga ari usanga rega ntacyo zimaze. None rimwe na rimwe zigakora zihengamiye ku ruhande rumwe. Ibyo nabyo bibaho mujye mubimenya sibyo. Nakubwiza ukuri urwo rukiko muri kuvuga leta y'u Rwanda igiye ikabahereza amafaranga byahita biba zero. That's how this works. Ni kwisi koza sibyo. Gihe cyo nifuza n'ubutabera bw'abanyarwanda. Ubutabera bw'abanyarwanda aribwo buca imanza zitabereye ku buryo niba gucira urubanza mu Rwanda uzayavuga ubwo nkuru ntujye kwirwa uhirahira ngo urajya mu gusa igihe bitameze gutyo umuntu wese afite uburenganzira bwo gukomeza mu nkiko. Ngewe bitewe niyo mpamvu ko nabonye ubutabera bw'u Rwanda harimo ikibazo. Niyo mpamvu kigikiye cyuma ko komeza urubanza. Urubanza niyo nzira afite we nkaho uri munsi yo kugira nzira yo kusubirishwamo ariko ibyo zahajya kwitangaza. Ibyo simbizi niba ruzasubirwamo rudasubirishwamo ibyo simbizi. Ubutabera bw'u Rwanda bufite ikibazo. Cyuma niyo yagombye kuba afunzwe uko mbibona sibyo. Niba nafunzwe niba nekira cyaha wenda tuvuge ko yagikoze. Umuyobozi w'ikirenga aherutse kuvuga ko nta muntu muri gereza atagombye kuba arimo ngo ahubwo no hanze hari benshi bakagombye hari abatagombye kuba bari muri gereza bakiri hanze. Nako yaba bitekereje nabi. Ubutabera bwese atekereza ko ari bwizije na kwijana. Bwewe umukuru w'ikirenga niwe perezida w'umukuru w'u Rwanda ariko ngiye ibibazo n'ikibazo cy'umuturage kubisa undi muturage afite uburenganzira kumubaza ikibazo cyacyo. Sibyo niwe muntu nzi mu Rwanda watowe n'abanyarwanda bose. Iwe nyine umwe tugiye mbyuka twese tubyukira naranamutoye no n'abantu babimenye naranamubirije. Ntacyo mwangira kumuvuga Cyuma rero nta ariko hari ibyo adakora. Nibura se hari n'ibyo akora bibi. Ntabwo natinye ngiye kumubwira ngo ngiye yarangire sibyo. Niba avuga ngo hari abantu bari muri gereza 100% bose bagombye kuba bari muri gereza.
your excellence are you very sure that twagiye tubona dosiye nyuma y'imyaka 20 abantu bagasanga umuntu yafunze undi yasohoka agasanga wa muntu avuga ngo barafunze yaramwisha arahari ibyo bibaho ntabwo bavuga ngo abantu bose bari muri gereza bakwiye kuba barimo abari hanze hari abari hanze badakwiye kuba barimo maybe barahari benshi abanyabyaha no muri leta yawe barimo ngira ngo yavugaga Victoire niwe yavugaga sibyo muri leta muri guverinoma ye azaremo neza ubu se nirirwanaga na bamuri iki cyangwa yende yavugaga bagombye kuba bari muri gereza ni bamuri maybe kese ya muri ki irindi hurizo oya naga irindi hurizo ritabura isobanuro maybe niwe yavugaga yagombye kuba ari muri gereza erega nta tegeko mu mategeko dufite hano mu Rwanda gufungira mu rugo ntaho byanditse nyine ibyo nibyo navuga umuntu akurikiranywe ari hanze no kuvuga ko ntari muri gereza handi ufungurwa by'agateganyo witaba uri hanze niyo ukurikiranywe ushobora kudafungwa ngo ufungurwe by'agateganyo ahubwo ukasaba kwitaba yafunzwe kwibwiriza ariko ibwirizo z'icyari cyo izi nzego za leta zo zifite ubuzima gato zifite uburenganzira gutanga ubwiriza buri icyo utazi nuko wamuhora iki afite uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga yakuwe ku mwanya arimo imiliti ivaho afunzwe n'ibwiriza nanjye bashobora kumfungisha ibwiriza uyu munsi ariko mfite uburenganzira bwo kuverita ubwiriza se risumba itegeko ntabwo ibwiriza sibyo ndikubwira se mu itegeko nshinga duhabwa uburenganzira bwo kutubahiriza amabwiriza duhawe n'inzego n'abakozi b'izo nzego igihe bivuguruza itegeko nshinga nyine exact igihe bivuguruza amahame ari mu itegeko buriya mu itegeko nshinga harimo amahame shingiro amahame shingiro harimo itegeko iryo bwiriza riviolating iryo hame ubu nawe urariviolating ufite uburenganzira ntabwo buriya ikintu kimwe bashobora gukorera honorable icyo cyo asohotse ntabwo bajya kumurega ngo yarenza ku mabwiriza baramuhiga bakamugarura bakamufungiramo ariko ntabwo wajya kumurega mu rukiko ngo yarasohotse ahubwo icyo kintu cyo kuvuga ngo waviolating ukoresheje irindi bwiriza ashoboye kubatoroka akitura nk'igipangana akagenda ntabwo bamushinja icyaha cy'uko yagiye bacitse hano mu Rwanda dufite amategeko agenda agongana kandi agongana icyo gihe hakora ingufu z'urwego umva ukuntu bimeze ntabwo baba bagikora itegeko icyo musobanurira we niba urwego rugufashe umupolisi yari hariya yambaye uniform nakweretse kandi ndagufasha urahagarara akagufata niba akujyana tuvuge baragiye bagufunza iminsi 3 muri kasho ya polisi ufunzwe n'amabwiriza sibyo buriya urengeje iminsi y'urukiko ugasohoka ukigendera bagaruka ukagufata ntabwo bakurega ko watorotse 2013 narafunzwe ndafungurwa n'ubushinjacyaha bumfunguye gereza kasho ya Kicukiro ya polisi barahamagara mu bantu bagomba gutaha nanjye bamamagaramo bagiye kumeza papuro batuwe uretse basubiye hariya bandengeje iminsi yo gufungwa idafite aho yanditse iyo toroka rero kiriya gihe isasu urumva icyo gihe umupolisi akurashe mwebwe hari ikintu utumva umupolisi ntabwo ashinzwe kumenya mu mpapuro zahanditsemo iki urareba ko ashinzwe ko ntawe utoroka umupolisi ntabwo arasa umuntu wese utorotse ntabwo ari icyo itegeko rivuga imbunda y'umupolisi imbunda y'umupolisi mubuze gutoroka wimwica no hari ibintu mutumva kuki bajya gukora ari kumwica no kumuza gutoroka uwashe kumurasa ikirenge ntabwo ishinzwe kurasa ikirenge cyawe ajya kuri kose tukishyura mu misoro dutanga tukamwishyura bakamutoza kwiruka bakamugurira inkweto nziza zo kwiruka bayitonze nta n'umwe wakomera kwiruka ntawe ubyemera kwiruka umva umupolisi ko batwirukankanaga muri covid wigeze ubona umuntu w'umunyarwanda ku muhanda atambaye agapfukamunwa nuko kuri covid barimo abapolisi bazi kwiruka yarakwiruka giye mu biruka umupolisi yarirutse ndavuga ne bazakujyana umunsi wa mbere wa covid barasha abantu babiri Nyanza barapfa abo bapolisi bazakurikira umva nyine icyo gihe rero kubera ko byasakuje bakuyeho kubarasa hashyiraho kubirukankana reka nkubwire amahirwe mfite kuza muri ibi bintu nabije mu z'amategeko narayize umupolisi iriya mbunda ntabwo ishinzwe kurasa ngo uratorotse ashinzwe kwirinda igihe umwatatse ahubwo ubundi iyo utorotse babura guhiga ntabwo bavuga ngo iriya mbunda ni ikurase iriya mbunda kereka we uje kuverotinga we uri kubyumva izi mfunga dufite zirimo abakomando bangana iki barwanisha amapingu kuko kuvuga ngo ufite amapingu uri kurwana n'umupolisi waje umwataka umupolisi uje umwataka nibwo yakurasa ariko akubonye uri kwisimbukira igipangu ntago ashinzwe kukurasa kereka n'umurwanyi
washinzwe kukubwira ati burajya subira inyuma nako uri kwivugira ibintu byitwa ideale ntago ari ideale inzozi mpabe ntago ari inzozi mpabe nicyo kibazo ino si ifite niba kuki si burayi wa polisi butajyomba mu barasha abantu nuko bubahiriza amabwiriza exactement amategeko sibyo weho rero nujya kwataka umupolisi azakurasa of course none umupolisi yabaye trend ari groupe nta nubwo ari n'umuntu umwe babiri batatu hano kuri gereza kuzajya umupolisi abari abapolisi nka 30 bari bari kuzira muri iki gihugu n'abandi umutekano umuntu apfa kwataka nje reka gusobanura nyine mwena kuki mwe mushaka gusa ngira ngo ikibazo mufite mwese abantu mwese mwitwa ngo muri opposition naho ntandukaniye nawe nje ntabwo muri opposition n'abanyamakuru mwese muvuga ukuri n'aba activiste mwese bashyire mu gatebo kamwe mwese mushaka no gufesinga leta gusa mutabereka ngo reka ibintu byakorwa gute si kuvuga muri opposition cyangwa ndi muri leta genda umunyarwanda ureba ibintu aha umeze uko ngo ushaka kuvuga nameze nkuko ngo kuvuga umvura kumeze mufite ikibazo cyuko ntago ushaka guhita uvuga ngo ni ibintu nibikorwe gutya aravuga kuki murasaba numva no ko twabahaye ubushobozi bwose mwakuye mu misoro mukajya kuri kose mukamara umwaka mwize kwirukanka muri abasore mwaratoranyijwe mwagiye kwipimisha kwa muganga muri groupe muhembwa neza murya neza ntimwabuze imbaraga zo kwiruka niba mukeneyemo birukanka butine bakorera zitiruka neza bashyiremo bake nkuko muri izo modoka habaga harimo ambaye ikibazo bakibazwa nande ntawe uhari nimwe mwakagombye kukibabaza ukakibariza he nuko tukibaje imbere kirasubizwa nande iyi challenge nzanye ubwayo gereka mubwire nazanye challenge mu mujyi wa Kigali mu bisi byatangiye gukemuka nubwo batari kubikemura uko mbishaka sibyo Kicukiro bya monopolism imodoka zitagira ahantu hose sibyo Kicukiro narayivuganiye n'ibindi harimo n'ibindi tuzi twa leta asanga leta ifite imyanya 2500 hari abashomeri bize kaminuza barahunga tanga ikibazo natanga fact uvuga iki ni kibazo ari ubuvugizi dukora niba muri polisi murasaba niba ari groupe y'abantu niba muri kuri patrol muri 10 wenda bigoranye ko umunyarwanda kurasa umunyarwanda ntago ari ikintu kizima sibyo twabaye igihe kinini tubana n'inzego none mwarakomeje muri umurimo z'umutekano ziduhabura abi wacu bose bazi nta numwe ujye uzira ibindi bintu azira inzego z'umutekano abagabo ibikomere by'inzego z'umutekano bazabimbaza nzabibabwira kandi ukomeze none ubwo buzima bw'inzego z'umutekano ziduhabura iyo mbonye umupolisi ndikanga en fait icyarapf yarwaniraga nukumva icyo kibazo basanze gihari cyo kwikanga inzego z'umutekano bo bakasa n'abakomereje muri uwo murongo utari mwiza ahubwo se zari kangwaga cyangwa zikangubu wonzi watingwaga ni polisi communale yabaga mu myenda y'icyatsi afite ndembo umusozi wose akawujyana mu muganda ibyo bindekera kuwa kabiri inzego z'umutekano mu mateka izitwa cyangwa umusozi akawujyana mu matora ikibazo cy'u Rwanda n'umusoro wa magana ushobora kuba tugira rimwe na rimwe inzego z'umutekano ngiye nk'izo nkaho nahoze muri RPF tuvuga ko ari inzego zirengera abanyarwanda ariko harimo ibintu bimwe bituma tuzikanga urundi rwego mu Rwanda rwatimwaga n'urukaga rwa Sure Rwanda Sure ariko ubu ngubu izitinywa zo ni nyinshi noneho inshuro kandi yesi nshaka kujya mu mateka ko niyo Rwanda yesi nshaka kujya rwa Sure hagiye guzamo n'abatsinda nshaka kujya mu mateka ari byinshi nakubwira kandi bitagira icyo bitwubakira hazaza ndakuvuga ibyo uyu munsi rero sibyo icyo kintu cyo kumva niba muri aba patrol muri abasore 10 ba polisi n'abakobwa babiri mukabona umuntu arirutse aho kugira ngo mujye mu 10 niba mubona ko abanyarwanda biruka kubera amateka namwe mufite mu ruhare gutinya inzego z'umutekano kugira ngo abantu batinyuke mujye muza bamwe bambare inkweto zo kwirukankana abantu ariko rugagiwe kwirukankana birashoboka cyane ahubwo ushaka kwirukankana neza iyo watojwe kubwirukankana ushaka kwirukanka mu mihanda y'umujyi umwana ugasanga azi gusimbuka akagusiga niba nizo rugagi atari nziza nimuzire karame muvuge ko atari nziza dushaka mu musaro rugagi nziza mujye mubirukankana murabarasiri murongera ikintu mu kindi kibazo ibibazo ntibirakemuka ibyo uri kongeramo ibindi gihe cyo navugaga no imbunda mu polisi nagare kurasa umuntu niba rero warengeje ya minsi 3 ugenda buri utorotse nago wajya kurega mu rukiko gwaratorotse bagomba kugushaka akakugarura ariko nago muri dosiye yawe ihogeramo gutoroka iryo bwiriza rivuga ibyo riba ryaviolate uburenganzira bwa muntu ihame ry'itegeko nshinga ufite uburenganzira kuri violating ariko bazaguhiga bakugarura nicyo bazakora ariko ntago bazajya mu rukiko bajye kukurega icyo kintu tuvuge nk'urugero
iyo wenda nagiye kuri gereza wenda arambwira ati rero umuyobozi wa ribu yaraje mu mafaranga ansaba n'ibi nabo bakangira ati ariko ibintu yakubwiye purize n'ubivuge nkaza nkabona mu itegeko nshinga mu ihame mfite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kuvuga icyo ntekereza sibyo kandi ibyo mvuze si ngiye wavuze ko ari ngiye wagiyeyo ngo baba kamera yambwiye gutya ndagenda mbivuge sibyo uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nuza kumbaza uti se ku bintu twavuganye mbwiye ni ngiye rero ryari ibwiriza niyo riza ku bitegeko ariko bwa ngo itegeko iri niri warirenzeho noneho rero kubera akubwiye biriya bintu dore itegeko riraza kuguhana ubwo nibyo n'umunyamategeko wanjye yabimbwiye sibyo icyo genda aribo babimbwiye baba bambereye inshuti n'ubwo ubundi batakagombye badashinzwe guhana abantu hari ibindi bavuga ngo bashinzwe so donc ariko tugaruka kwa Cyuma ubwo namusuye cyambere mbwira abantu nuko baramuvuje kandi bamuvuje neza aherutse gukora uretse nkovu nta bikomere bishya agifite nyine baramuvuje kandi mu bitaro bikomeye mu gihugu gusa bashatse kumuvuza ku izina ry'umucungagereza niyo nkuru isekeje rero nambwiye ati ntago nari kubyemera niba mvuze ku mazina yanjye niba babyanze babireke ndwara nivuze muri clinique muri centre de santé ya Mageragere kuki wabahije utuntu kose se umudokiteri wamuvuye kugira ngo bitazamenyekana ko yigeze akorerwa iyo cyabuze n'ubundi ko amadosiye nyine urumva we kugenda mu bitaro akavuga ngo nabaye tortured urubanza rwe rugira dosiye ziyongera baragukubise ibyo bitaro bizava ko bitamwakira nose n'ubundi ko ari byabo none se kwanza ikindi kintu kirimo biravuga ngo utera imiti muri gereza ntayo bateye ejo bundi bavuga ngo cogamu yaje ikintu naketse kubera bari bakiri kumuvuza abantu benshi bari gusaba kujya gusura Cyuma kandi bari kuba abashyitsi mu mfungo za politike ari mu bantu bari kuri kwisonga mu bagomba gusurwa kandi heka ko Cyuma Kayumba Karasira reka bivuge gutya abashyitsi bari baje n'abagomba wenda bifuza gusura abo bagire barimo ariko ntibari kujyayo mu izina rya Cogamo ngiye guhengera zimwe na zimwe ariko katuzeho reka ntibari kujyayo mu izina rya Cogamo bari kujyayo nk'abo ubwabo ariko yari kumamagara akambwira ati niba ari kuza niba jari ko ari kujya kumusura kwa gatanu waretse kabari ngiye ugiye none nkamagara ko kansoringa ngiye singiye oya bo bari no kujyana zo special kubera ko nabanyamahanga bafite iminsi mike ibyo simbizi ukuntu management yabyo hari bake bari kujya gusura management ntihana noneho icyabayemo ngo Cyuma ari ubwo icyo gihe yarakirimo kuvuza bivugwa ko ngo yanavujwe byihuta bagira ngo bakire vuba kugira ngo Cogamo bazavuge ngo dusure simbizi biranga ariko bwari kuvuzwa ngiye cyo nifuza bwa mbere nuko ubuzima bwe bwaba bwiza busanzwe yaravujwe amafaranga ntamugeraho neza uko bikwiye nkabyo twabuze tuvuga yenda mutanze n'uburyo ibintu bishobora gukorwa kandi bikagira umucyo mwiza ikindi nta bantu ahura nabo usibye abana nabo n'abacungagereza of course mu mwari kumwe ntawe twarura ngo Frank urimo niba wasonye ku manuza yawe njyewe rero ukuntu bimeze buriya iyo no ntuza yabimbwiye Madame Theo ambwira ukuntu ababazana bakunze kubara abantu bamwe n'ibiki iyo no organisation interne yabo nuko Cyuma amushyamba ari kenshi nk'umwe mu bamukubita uretse kigiye yakubiswe n'uwa Yezu Auguste umuyobozi wa gereza akamubera nabi cyane ariko izina Frank ari bwa abantu cyane musoro w'inyenyeri se ntabwo yamubwiye urumva wenda abantu bakoze ubugizi ntinarongera kumukubita kandi ngira nifite n'ibindi bintu by the way twaganiriye uburyo shene YouTube izamuka abantu bo kumwene gihugu bitegura udushya bitegura agashya vuba tuzabana aho nsinga na agashya nihishe gikomeye cyane hari byinshi ngiye naganiriye nawe personal umuntu atavugira hano kandi bifite inyungu muri itangazamakuru rya babyita ngo iki itangazamakuru ry'abantu ku giti cyabo nk'uko nitangira ibitekerezo kuri YouTube hari ikinyamakuru cyanditswe mu buryo bw'official. Hanyuma rero mwese muteze amatwi murabyumva ko inkuru nziza nuko Cyuma mwabazaga amakuru ya mu minsi ishize ageze he esara cyakwitwa esara remye se ntaremerwa kuvurwa murumva ko amakuru meza turuka Mageragere nuko atakiri gukubitwa nubwo abamumugaje babiri bazwi abo yavuze hari uwa Yezu Auguste ugutwi Frank
ugutwi kumwe yambwiye ko kwari gufite ikibazo kwatangiye gukira asigaye yumvamo akantu gake ariko atangiye kumva noneho sava baramuvuje pe ibyo ngibyo yambwiye ibitaro bamuvurije yambwiye n'umudokiteri wamuvuye ndamuzi umusivili w'umusirikare ni umuntu ukomeye cyangwa nabyo ni ibanga navuze ko umudokiteri ntari buvuga uwo ari we ni umudokiteri w'umuhanga ndamuzi ko ari umudokiteri w'umuhanga ndatekereza ko ntabwo kandi sintekereza ko ari umuganga w'umugome ugibaho niba ari ntabwo ntekereza ko uriya mugabo yaba umugome mu buzima busanzwe niyo yaraje guhinduka akaba umugome hari ikintu ugiye kumenya n'abaduteze ko kimenye umuganga agira amategeko n'amahame ya kiganga amugenga ariko umusirikare nawe akagira amahame n'amabwiriza amugenga iyo haje imvange ya byombi hari igihe kimwe kigonga ikindi hari igihe ibwiriza ry'ugukuriye mu mapeti rigonga amahame ya kiganga simvuze ngo biriko bikorwa buriya indahiro n'abaganga b'abasirikare bakora indahiro yo kwa muganga barayikora bakagira n'indi bakoze mu gisirikare ariko buriya indahiro yo kwa muganga ntagiye mu gisirikare ngira ngo baba barahiriye igihugu bayikuraho ariko iyo kwa muganga none kuki umuntu wese ugiye kuvura mu gisirikare kuki nawe ugiye kuva mu gisirikare baguha ipeti runaka ikibazo ni kimwe noneho ko mvuze umuganga icyo ni ikiganiro tukivarere reka icyo ni kiganiro tutazanakora kubera ko gifite cyakwinjira mu bwatsi bw'abandi mu bwatsi bukomye si mu bwatsi bw'abandi cyakwinjira mu bwatsi bukomye umuganga yambwiye ntago ari umusirikare reka ibitaro yambwiye si ibya gisirikare none se ikibazo avuze okay wenda ufite ayandi makuru yihariye ku ruhande ariko ngiye ibyo yambwiye ko yavujwe mu bitaro kandi byiza umuntu wese uri mu Rwanda ye no mu bayobozi bakomeye mu gihugu bashobora kuba bivurizamo n'uwo muganga mu baganga nzi n'undi basanzwe bavura abantu bakomeye nibyo kwishimira rero ko hari icyakozwe ko yari koroherwa twizere ko na Karasira azaboneraho akabona ya miti y'imwa na Juliette wa mudamu uvuga ko ubuzima bwawe bufite mu biganza bye nkuko Karasira byivugiye ariko nibagiye kubibaza Karasira agomba kuba baratangiye kuyemo gusa yambwiye ngo abantu banyarwanda mube mwiteguye Karasira arimo arashinga idini icyo mukitegura ngo azavamo ibyo ari byose ntago ibihano bye bizaba birebire nivuganira n'abantu muri gereza rero mu dukurikira mwese bayobozi ba gereza aho muri hose muhereye hejuru ntabwo ibikorerwa muri gereza nubwo ari amabanga biherayo urushyi rumwe rukubiswe Cyuma rurarangira rukarenga imbibi za gereza rukagera mu matwi y'abanyarwanda hanze aha ibintu bikorerwa hariya ku mfungwa n'abandi bigera henshi kandi bihagera atari uko ari amazimwe cyangwa atari uko bigamije gusebya igihugu kuko si ukugisebya ahubwo ni ukuvuga ibihari kugira ngo ababikora mutabatumye bayobozi bagereza ababikora mutabatumye bayobozi b'igihugu babashe gukeburwa kuko zitukamo nkuru iyo bikozwe n'umuntu ku giti cye ku mpamvu ze bwite nka kurya Cyuma yakubiswe ubwo yabeshwaga ko habeshwaga avoka we ko yamwirukanye nyuma akaza kubiburana bikaba ikibazo. By the way yabimbwiye yambwiye ko bamukubise kimwe mu bamukubitiye harimo nuko ni byinshi ko ntiyakubiswe na rimwe gusa ni kenshi no gutandukana n'abavoka ngira ngo cyangwa kuva mu rubanza ubwo bifite uko bihuye ubwo bivuze iki n'abantu tugomba gukora ubuvugizi nabo bavoka barimo kuko bamutegeka kubareka kubikura uziko buriya kandi yarabyanze none bakabisha abavoka ngo Cyuma yarabanze umwavoka hari umwavoka twaganiriye ambwira uburyo ki abavoka bahabwa amabwiriza iyo wanze kumva ayo mabwiriza wirukanwa mu rugaga ibyo birahari cyane birakorwa ahubwo hari abantu tudakorera ubuvugizi bakeneye ubuvugizi noneho twari duhora tubabona ku binyamakuru bavuga ko ibintu bimeze neza nyamara harimo ikibazo abo bantu bakaba barimo bavoka ko tujya tubabona ku binyamakuru biro official bavuga ko ibintu bimeze neza amategeko barwana n'ibindi nyamara bari mu bantu bafite pressure iva mu nzego z'ubutegetsi ahubwo abantu tujye twirwagirwa kubakora ubuvugizi ariko nabo ntibabyikorera ubundi isi kugira ngo hajye mu isi yose niko bimeze ubundi ubuzima uburenganzira bwa muntu bugenda bukura uko isi iri kuza kera bari abazungu nabo babiretinga uburenganzira bwa muntu hagati yabo ndi kuvuga hagati yabo n'ubundi bw'abanyafurika bw'igihugu ibyo ngibyo ni indi nkuru abavoka nibo muri ijana mushobora kuvuga ati okay kugira ngo ibintu bishoboke
urese azane miliyoni hano nkwereke miliyoni mugahita mushakamo umwavoka umuvuga ati rero dore ngahe uri exposinga nushaka uve mu cyavoka uvugira abavoka we dore inzu ngiyi ubanye kugura inzu ntabwo uzongera kugira iyo stress ubushobozi ariko si nta burahari nibyo ndi kubwira erega guharanira uburenganzira n'urugamba none se ntangira ibintu nje iyi video ni y'ijana igiye kujya kuri umwenegihugu video y'ijana mvuga kuri Cyuma ari wa mbere wangaragaje kuri video ntangira ntabwo nzi ko nzagera ahantu ubuzima nkatangira kubona ibimenyetso by'ubuzima bushoboka sibyo so ntago iyo uharanira uburenganzira tuvuge nk'umwavoka ushobora kwi-exposinga akava mu cyavoka niyo nta nubwo reka nkubwire none niyo takwirirwa avuga ngo bavoka bishyira hamwe bagira icyo bamushakira havuye mu mwaka akaza ki-exposinga akavuga ngo ibintu ntibikwiriye ubuzima bwe ntibwahagarara hano mu banyarwanda hari abantu bifuza ko ibintu bigenda neza ariko akavuga ati sinifitiye character yo kwivugira urumva usanzwe ndi umuntu wicecekeye se sinzi bya politike sinzi ibintu n'ibyo ariko se ntitubirimo ntitubayeho yego ntitubayeho neza ariko tubayeho dushimire n'abantu rwose bafite umutima wo gufasha abantu turi muri bino bikorwa tunababwire rwose ko tubashimiye cyane bikomeye kandi dukwifuza ko uko bashyiramo imbaraga mu gushaka ubushobozi bw'isi n'amafaranga courage ariko ubwo n'Imana ibahe byiyongere turabizi ko bo nibyiyongera nabo hari icyo badushyirira igisubizo aho bakuye ariko ikigaragara rega ibintu ntabwo byakabye kujya bihagarara niba utabashije kujya gusura Cyuma ushobora gufasha umubyeyi we kumusura niba utabashije kuvuganira umuntu wasenye inzu hariya ushobora gufasha umwavoka uzajya kumuvugana ukwishyura umwavoka uzajya kumuvugana ibyo byose birashoboka icyo gihe nawe ubunganyije ingufu n'undi wakamuvugana mu buryo bwari bwo bwose kimwe mu bintu nabonye ibintu bikenewe ko urumva niyo nk'ubu hari ibyo naganiriye Cyuma namusharinze hari ibyo yari afite amakuru atariyo wenda navuze kumubwira uti ibi n'ibi bigeze aha n'aha n'aha ibintu bikorera ubona ko ngiye kumusura nyiri wabo nkamubwira nti amatungo asimeze gutya kamushyira amakuru ari current nubwo nawe ugiye bamusura n'ibindi nabyo byo ku ruhande ubwo rero njye nabonye ko gusura bari abantu ndetse kwanza ubundi twagakuza nubwo tubikora ariko mu buryo butari organize tuzabikomeza ariko bishobotse ko bari abantu bafunzwe buri munsi buri wese yagira umusura cyafasha cyane buri wa gatanu Karasira akaba mufite Cyuma nawe mbereka gusurwa kera Karasira nawe yaciyemo igihe adasurwa icyumweru gitangomba kongera asurwa hafi ya buri gihe n'umugore we gusa gihe kintu nifuza Theoneste ni umugore we gusa gutyo mbese urumva n'ibintu kandi twabyorganiza byakunda icyo nabwiraga abayobozi ba gereza namwe bacunga gereza ntabwo abantu basura aba bagabo bafunzwe zaba imfungwa za politike zaba imfungwa z'ibitekerezo zaba imfungwa zo mu bijyanye no kwishyura ukizana zaba n'imfungwa zindi zazo zose ntabwo ari abaje gutarama ko muri gereza ntabwo ari abaje guhunganya umutekano nabaje guhumuriza izo mfungwa kuzereka ko bakira abantu ko bagitekerezwaho n'imiryango n'inshuti kuba rero bikurikiranwa kuba ntimukakeke ko byikubita aho ngaho ngo umuntu aje gusura cyangwa ikiba ntikimenyekana mukana avuga ngo urukiri rukubiswe imfungwa rurarangira rugasohoka rukagera hanze rukagira n'ikantarangi umunyarwanda ubishaka kubyumva wese akarwumva ko ari ushyirwa kubiswe imfungwa iyo ari yose kandi uretse n'abariya bakunze kuvuga cyane muti ese ubundi abangaba amakuru y'akana kavana turakurikirana nkuko namwe mukurikirana Cyuma Hassan tuvuga murebe mu bitabo byaje agiye kubabwira mu bigenzure neza ya register mwandikamo na ya computer mwandikamo asura yabanje gusurwa ubwo nanjye guheranya ikintu muri kwa bari kera ejo bundi reka mpere gatoya ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane hari kwa gatanu yasuwe na mama we ahava ndetse atentebutse gato bitewe n'ibyo yabwiwe n'umuhungu we kunera afashwe tariki ya 6 z'ukwezi kwa gatanu n'uwa gatanu wakurikiyeho nibwo yasuwe na Agnes utaremere guhana Cyuma amakuru ahari nuko ngewe Cyuma yambwiye ko Peri warabeshye wana ngo ba Peri yarabeshye
ntabwo Cyuma yigeze yanga kwakira ni umuvugizi wa Gereza Senior Superintendent Peri Gakwaya Uwera rwose afande Peri Gakwaya Uwera wabeshya abanyarwanda warababeshya kandi jewe ukuntu neye je ntabwo nkunda biriya byo kubeshya kuko ngewe buri kimwe mu bintu byansunikiye gusura Cyuma ni Peri Gakwaya kuki mubeshya bro niyo mwamumwimye iyo wicecekera byari kuba byiza uko byagenda kose nimuna na Cyuma zavuga ati oya none kuko mufite amakuru muzi ko hagati ye na Cyuma hari ukuntu wenda tuntu batigeze kumva kimwe ko bango ngo njyanye nsi ngo nabwo ndi bumwakire n'ibiki ngo ukabeshya ya Cyuma yambwiye ko atigeze agira umuntu kumusura Peri Gakwaya yabivuze ngo Cyuma yanze gusohoka ntabwo ariko biri kandi ubusanzwe ngiye buri kimwe mu bintu mundi nsanzwe nizera nta makuru inzego zitanze kibazo rero mutangiye najye kunshyira mu mutima kutizera n'amakuru ibyo navugaga tariki 24 z'ukwezi kwa kane Cyuma yasuwe na nyina umubyara tariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 ni vendredi yakurikiyeho gatanu akurikiyeho asurwa na Agnes Nkusi Uwimana n'umunyamakuru wa Umurabyo TV ni channel yitwa Nkusi Uwimana Agnes angaro umunyamakuru ngo babivanye utazatuma disi niko bitwa ko bivanye ariko tazatuma avuga ko yitirira umwuga ntuzi ko ari cyo bahanije Cyuma hanyuma Agnes amusura ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 5 mwana mu mwimye ndetse Agnes yarahohotewe nubwo nabyo muri kubihakana icyo gihe ibyabaye ntitubigaruka foshwa ikintu ashimye inzego maybe bashobora kuba banyizera wana bahansatse gutya gusa n'ingofero nambaye nabayimurishije urajya gutaha bizaba ibindi cyangwa ntihazagira umuntu ubwo mbivuze gutya ajya avuga ati mwamwumvishe abo muri opposition tariki ya 13 reka ndazi kugana nabo bagabo nanjye reka mvuga muri opposition ko ngiye rega ningiye waje uyu munsi ningiye waje kuvuga ibintu byabaye uyu munsi wowe muri opposition araza guhita bavuga ngo mwamwumvishe jari baranamwizera yinjira batamusatse fe ashobora kuba ari abantu bari hariya bakabona ukuntu yinjiye ngiye ninjiye kuri n'uvuga umva nagiye mbitsa telefone urumva neza nikuraho ibintu byose bari kumbaza bari iwana narinzi ko bari bonsaka nagiye kimwe bintu niteguye ari ukunsaka iyo uvuga ni niyo bashaka bansaka iki iyo ufite igikoresho kitemewe bwo kumenya ko basaka hanyuma nyine ibyo nkubwira nyine wabwirwa n'iki nta ngifite nta kintu nifite ariko ntabwo bansatse biri seri nukuri do bagize gutya kwa kuntu umuntu akora gutya ku mifuka arambwira ati genda jewe rwose byanabaye shock maybe basigaye bafite scanner ukuntu bashyira scanner kuri scanner buri muntu uciyeho hari mukato hari kamera handi basurira abantu mukato hari za kamera none nabimenye oya kamera no kamera se kamera harabumviriza akabona kamera ariko mureke mbaho ko bajya bavuga ngo waye umusirikare nibyo icyo kiganiro uzanye ntabwo cyo turimo reka oya ntabwo nashaka kumigisubiza nashaka gusubiza ko niba winjiranye igikoresho gikora akazi niba ari imbunda niba ari iki iyo kamera yakuraza we ndashaka kumvisha ko bafite uburyo babigenzura nta mpamvu kwihisha bafite uburyo babigenzura bahari cyangwa badahari bari kwihisha kamera kuri ngiye ubumenye mfite naje nugamije kwihisha kamera nta kamera yamfata ibyo ngibyo amangira abantu nize mate muri secondaire nubwo itarangiye neza bitewe n'ibibazo nagize ariko ntabwo ariko ngewe nshobora kwihisha kamera ntigire ikintu mfata icya kabiri ko ninjiye nambaye ingofero ugira ngo kamera igipfa gufata isura y'umuntu wambaye ingofero ngerega nyine nabyashimishije kuko nagiye nkotinga ukuntu abantu bavuga babasaka rero umenye ko nyuma ya cogam hari imfungwa zavuze ko zarwiye ko zizicwa ibyo bagumbye ku bigiye cyo bikosoraho hari imfungwa zakwitwa ngo barakosoye nibyo bindi niba batansatse birashoboka ko nta wundi uzakorerwa nk'ibyo nyese yakorewe vuba aha wenda bikazagaruka nyuma yaho gatoya icyo navugaga rero tariki ya 6 nibwo nyese Nkusi Uwimana agiyeyo baramumwima umwana mu mwimye abayobozi ba Gereza abari icyo gihe tariki 14 z'ukwezi kwa 5 ni wa gatanu akurikiyeho hagiye ntwari John Williams ubwo nageragayo icyo gihe niko Cyuma yanyibwiriye ko namubwiye kukiwa abantu bagusurukana kwakira ati nta muntu njya subiza inyuma kuko niyo yabayeho ntazi tuba tugize amahirwe tukota akazuba kubera ko dufungiwe ahantu tutota izuba kujya hanze ari ikibazo ati niyo haza umuntu ntazi nasohoka nishimye kubera ko mbabonye uburyo bwo guhumeka no kota akazuba iyo tariki 13
naramusuye nganira nawe byinshi nagiye manyo ducyo ntabwo ndabivuga tariki kubera ko nihanangirijwe mu banyanagije nawe Frank Rangwa ndagusuje cyane urabyibuka hanyuma tariki 20 yakurikiyeho kimwe mu bibazo ngiye nibaza reka kubivuga nk'umunyamakuru ngo byandika hano si kumwene gihugu ntabwo ndi kuva mu PAX TV uzabikura uvugire ku mwene gihugu ariko atari ku kinyamakuru nta turi mu nuza tariki 20 bagira ngo hari ngo umuntu ngo ntabwo monitoring rakora ku mpande zose nkuko akora monitoring ibyo bakora n'ifungwa bene zo baramonitoring ibyo zikorerwa tariki 20 urebe mu makayanyo aho nibeshya mumbwira ngo nibeshya mu nyamozi mujye muri comment mwandike muti wibeshye uyu ntabwo aje kumusura cyangwa uyu nguyu amatariki siyo tariki 20 nababwira nahere kuba ko cyane z'ukwezi kwa kane babwira bajya mu musoro kwakurikiranye njya ku ya gatandatu z'ukwa gatanu Agnes ajyayo njya ku ya 13 z'ukwa gatanu hajya ntwari John William tariki 20 hagiye rukebesha Premium nise wa Cyuma yigiriye yo kumusura tariki 20 z'ukwezi kwa gatanu tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu hagiyeyo umudamu utarabashije hagomba kujya umudamu muramuzi muzi n'impamvu atagiyeyo ku munota wa nyuma bigahinduka murabizi ngo kuri gereza sigiye kwivugira hangana n'amazina yananze kuyavuga ku mpamvu z'uko byanditse ku munota wa nyuma cyatumye bihinduka ni gituma mbivugira hangana tariki ya umudamu ashobora kuba ari Cyuma hari umuntu Cyuma yantumyeho ngomba gushaka ubwo ibyo niba ari yamugutumyeho ubwo yibaza impamvu ataje kuki ataje izo mpamvu muraziza mu kugereza tariki 27 nizo navugaga 20 radio sa Cyuma 27 ajya umudamu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu ni nundi wa gatanu wakurikiye hagiyeyo Fabien barizeye akaba ari yarahoze ari umuzamu wa Cyuma avuyeyo yagomba kujyana ikiganiro n'igitangazamakuru kimwe ntere mvugiriza nangaha yagomba kujyana ikiganiro na PAX TV bimwe mu byo yari yasabwe na Cyuma kuvuga nawe yarasabwe kumutumikiraho kugira ngo nawe ubwo butumwa bwa bugeze ahandi hisumbuyeho Fabien ibyo yakorewe ntabwo mbivugira ngaha uko yahabuwe uko icyo bita guhabya no guhabura no guhahamura ntabwo njya kwirondora hangaha azabyivugira niba ngombwa cyangwa se akamurika azazimira mu kabindi nuko abyitwara mu ngo ntacyo mbivugaho kandi sinamurenganya tariki ya 10 no munsi wakurikiye wa gatanu ukurikiye tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu yasuwe na Odette ni mushikiwe bavindimwe mu kumusura nibwo yavuze ibyihohoterwa akorerwa iryo hohoterwa ubutumwa bwari bwarahawe Fabien abuzwa kubuvuga kandi abuzwa mu buryo bubi cyane bwatumye asa n'uzinutswe n'abantu bose uziko bashaka ko baremereye uriya mushiki wa Cyuma ntabwo ari yakigeza ajya kuri kamera na rimwe kubera ko batakira ko ari bugeho bishoboke Fabien rero we nyuma yo kuvayo ibyo yari yatumwe na Cyuma kuko baba bumviriza abicaye impande zose bahari yarahahamuwe arahaburwa ni abicikaho tariki ya 10 ngiye ikibazo nibaza Fabien ravuze ngo yarahamu uzamwegera umubazo niyemera kuko itara gusubiza ngiye tujya tuvugana ariko Fabien ikibazo ni kimwe nibaza Fabien ko nzi ko undi mbere atangira ubwoba yari umutaripfana akaba umuntu uvuga ati mu buryo nzazira ubutaka bwanjye nzire na Cyuma ariko igihe cyarageze zihindura imirishyo tariki 10 hasura Odette ni mushiki wa Cyuma bwa butumwa Fabien atabashe gutanga umushiki warabutanga bwuko noneho gukubitwa kwari kwariyongereye nyuma yuko bananze kugaragara muri bya bitangazamakuru byagiye gutaka gereza ukuntu ari paradizo ukuntu byose ari byiza ukuntu bamwe bifuza kuba baba muri paradizo kugira ngo basubire hanze ibyo mwarabyumviye byaravuzwe tariki iyo ni tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu kuwa gatanu wakurikiyeho ni tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu hasuye fiancé wa Cyuma ajyayo anamubwira ko abavoka be hari ukuntu byari bimeze aho yarafite ubutumwa baramubuze batamuhabwa ibyo simbyinjiramo cyane murabizi mwe bacunga gereza uko mubigenza ubwo ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu nta munsi n'umwe nasimbutse kuva ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu ni wo munsi wakurikiyeho gusura hari kwa gatanu ariko wa munsi ngo gutera imiti muri gereza Cyuma yabihirije gereza yose umunsi wari umunsi urumva bari bwo muri ya minsi ya cogamo nta muntu wasuye umunsi wakurikiragaho kuba ku yagezwe kwa gatandatu ni ku gatanu ushize wakurikiraga no gatanu uyu munsi asura na Musa na Jalik amazina navuze abayobozi bageze namuzi ko ibyo bintu bitajya monitoring imbere muri gereza muri monitoring no hanze
we do our monitoring kugira ngo tumenye se abantu koko dusura bariho ibijyo boherezwa arabibona ese basurwa nande bigenda bite rega babahaye inshingano wa muri gereza babahaye inshingano zo kumonitoringa namwe none se ufite umuntu amukurikirana ariko rero uvuze nyine ni monitoring nyine ba n'abandi bafite uko bakurikirana ariko ngiye ko mbitekereza rero umunsi cyambere ni wo wamusuye tariki y'umunani ntabwo tuvuga ngo ninde ko turamenya uwo bazakira ariko nawe araharateganyijwe ntabwo gito aya twe no kubeshya ni muzehe ushaka kumusura niwe ubyifuza abiteganya ndetse muzehe turaba turi okay ibindi ntabwo biri kuri kamera ndagira ngo muzehe niwe ushaka kumusura abantu mwese mushaka gutuma bwanyu kuri Cyuma biborohere mujye mumenye uzasuruta byose birakurikirana niyo mbahaye urutonde kugira ngo maybe icyumweru gitaha nshobora gusura Karasira cyangwa sura Kayumba ariko kubera ko ari abo mu nzimwe abo ngabo nasuye Cyuma nshobora gusura nanone abo muri yanzu ya Theoneste na Rashid na Sylvie cyangwa Rashid Sylvie ntago muzi byangora kugira ngo tunibwirane ko urumva Rashid nabonaga bavuga na Theoneste nabonaga bavuga hanyuma n'abandi gereka mubwiye byanye impression yako maybe buri wa gatanu zayansura umuntu ndacyafite imbaraga uragira ngo urevuga icyo nkuko ukora muri tsenga n'abakora yabo ntugenge ngo ujye uvuga icyo bintu nk'ayo nibanga ko mbasura fine bazabiroke Gereza nzaba bingingira ngo mbasure dusoza rero iyo hari ariko ninongera gusura urabyemera urumva imfungo zitwa kuri dasurwa urabivuga hiki cyo yosoreza ni kuko narebye ukuntu umuntu y'umusuye byanshokinze navuye nkingerayo ninjiye rumva hari najyanye n'umugore wa Theoneste ngo ajya kubitsa ibitabo baba bakeneye ibitabo none uzantumye ibitabo hari umuntu ufite igitabo kinini hari igitabo kivuga amateka y'inyambo mu Rwanda ngira ngo nubwo bavuga ngo amateka y'inyambo ariko gifite amateka menshi y'u Rwanda kirahenze yambwiye ko ashaka gusoma ibitabo birimo amateka y'u Rwanda umuntu wabuze icyo gitabo n'amafaranga kigura ndagishaka kucyohereza Cyuma ko gifite byinshi gisobanura kivugamo ukuri kwinshi kirimo politike nyinshi kurenza inka utajya mu bya bindi bya kanere ugabaye rwavuga abacwezi barimo ndagishaka zagisome kirimo bya politike kirimo by'imiryango iyo tuvuga imiryango nayo waragisomye kandi kirimo icyongereza igifaransa n'ikinyarwanda umuntu waba ugifite yakima nkakimuha niba arangije kugisoma atakigikeneye cyangwa niba hari n'umuntu wakitugurira akakimwoherereza ko iyo bigeze mara kugira ngo gisohoke nk'icyo gitabo kigezemo ntabwo cyasohoka Gereza yose ushobora kukizenguruka n'abacunga gereza ubwayo bashaka yambwira ati wakizanye kuko imfungwa zigira ibitabo byinshi kurenza abacunga gereza ni igitabo cyiza ko kiri mu Kinyarwanda mu Gifaransa no mu Cyongereza nta muntu n'umwe utagisoma icyo gitabo nicyo ngiye na propose ko umuntu yamushakira niba ashaka ibitabo gusoma byinshi bya Kinyarwanda akabanza icyo n'ibindi akazabikurikiza ikibazo nakoze ngo nicyo ngiye cyaba nk'umubyeyi amateka kuba hari imfungwa zitemerewe gusura nibyo oya no ntuzi ariko ngo bampaye amakuru ko idamange yanze kwikingiza iyo amakuru arazwi ko atemeye kwikingiza akaba ngo ariyo mpamvu basorwa barahari badasorwa inde undi muntu Rusesabagina ahubwo nigeze kumubona bamukingiyeho ariko we yarakingiye ingingo zose arazifite hari umuntu ugeze agerageza kumusura se bigerageza uwa mbere nako ntabwo ubaye wa mbere ubwo hari ibyo ntashaka kuvugira kuri kamera yagize ngo mpoda wa mbere ngiye vuga n'abantu uko babaye abagome habuze n'umuntu yenga n'ingije ntabwo ubaye wa mbere yego navuze ntabyo ntashaka ariko hari ugeze kumusura cyangwa ntabwo byemewe ni kwirwa nazagerageza amahirwe nta bitari bushoboka ariko mujye mubwibwira yagerageze nyine reka mubwire aho kugira ngo ngerageze ikintu ntuwo mwanya cyo cyumweru kandi wenda Rashid bari kumwe ijyana imiti bakayisubiza ngo muyisubizeyo kandi ari imiti yaje muri base diplomatique yohejwe n'umuryango Rashid nshobora kumusura Kayumba nshobora kumusura abo si bantu basurwa barasurwa Karasira nshobora kumusura Cyuma nshobora kumusura Theoneste nshobora kumusura hanyuma n'abandi bantu bafunzwe barimo abanyururu basanzwe nsanzwe nzi ko bafunzwe turana bo gusura sibyo havuye abo bantu ariko bose basubirwa mu kato abo ngabo basubirwa mu kato ntacyo bintwaye uretse Rashid yasuye na madamu we niwe umusubira aha rusange ntacyo bintwaye ibyo ngibyo sibyo bwo mbuze imfungwa za politike ngiye mbona abantu bashyiraho benshi sindabona umuntu wasuye Rusesabagina maybe niko famille yabishatse cyangwa wabishatse abantu bajya musura mu ibanga nta makuru mbifite
sibyo icya kabiri abantu ushobora kuba babuzwa kumusura maybe birashoboka nabyo sibyo ariko kimwe mu bintu ntekereza nuko niyo umuntu yaba ari umunyabyaha gute kuko kumwambura umuntu nawe ubaye umunyacyaha mugenzi ubundi hari uburenganzira tuvuge ko Rusesabagina ari umunyabyaha nkuko bamushinja ibyaha bivuga sibyo ariko nawe niba umwambuye uburenganzira bwo guhura n'abantu wese nukoze icyaha mu bihano inkiko zitanga ntamwe uzumva basoma ngo mu bihano tumuhaye ntazana umwihariko hahozeho akato umwihariko ntabwo kakiriho gufungwa mu kato k'umwihariko ntibikiri mu ubwo rero abantu babimenye niba bitakiri mu itegeko kuri liste y'abantu nzasura hiyongereyeho Rusesabagina byumvishe neza kuko buriya inshuro nyinshi kubera we atabaga no mu Rwanda nta nubwo twamubona mu binyamakuru nk'uko bariya bandi tuvuga twababonaga aho kuvutekereza ko akwiye gusurwa ari igihe tubyibagirwa reka ahubwo nawe ubu cyumweru gitawe yandikishe na mfite aho zasura ahubwo yandikishe kwa Rusesabagina kuko ntabwo tugomba gufata abantu ngo tubagire amadayimoni njye hari ibyo Rusesabagina akora ntembera rimwe na rimwe sibyo hari amateka ye sibyo ya muri hoteli Mirikorine tuvuga ko Rusesabagina atabikoze atari warukuye abantu mu bibiri ariko tuvuge cyangwa bavuga hari abavuga ko nyine tuvuge ko ni statement igiye gukora tuvuze ko hari statement yemeza ko yarukuye abantu hari na statement ivuga ko atakijije abantu n'abandi bantu babakije ariko byibuza iyo uvuga imwe wari kuba nyine ariko byibuza yabaye mwiza icyo gihe kuko ntiyegeye no mu bica hari abantu batatu hari abarokoye hari abifashe hari n'abishe ibyo ari byose ntari mu bishe wenda bamushinje mu bishe nyuma ariko ntekereza noneho rero niba atarisha kiye kuri njye yabaye mwiza kuko kuba yararezise ntafatanye n'abantu bari barimo barica kiriya gihe ibyo nabyo ni ubutwari ni bake babishoboye murakoze cyane Musana Jean-Luc murakoze cyane mwese abadukurikiye abaturebaga kandi batega amatwi PAX TV IREME News ndetse n'umwenegihugu TV ku murongo wari uhurijwe hamwe ikiganiro cyacu cya none naha gisorejwe mukomeze kandi kugira uretse hari ikintu nari muvuze cyo kwa Rusesabagina murabizi sinkunda amateka ntagire umuntu uza gukweshoninga ibibazo mfite ibyo mvuze rwose yaba muri leta yaba muri opposition rwose ni mu questioninga ntago ari leta ariko nyine ngiye nivugiye ko niba ari umuntu ntago niba yari n'umunyabyaha ntago tugomba kumwambura ubwo bumuntu kuko ni ikintu ntari nateguye mu kiganiro nkivuze ntagiteguye mu kiganiro kubera ko nayo mu jeunesse umuntu wemera gusurwa n'utari gusurwa ubyumva hari na Sankara ariko Sankara nabonye agaragara ko yivugiye ko banze bamusura ngo famille iramusura ngo niwe baramusura ngo kandi ngo amerewe neza kurenza uko arameze ari hanze y'igihugu erega Karasira no umuvugizi ngo gusubira uruvuga Karasira uruvuga Sankara no umuvugizi ngo gusubira hanze y'igihugu yakwitorera muri gereza ibyo ari bivuze Sankara no umuvugizi reka umuvugizi ntavuga ibiri mu mutima nitujya kwinjira mu kiganiro avuga ibyo bakorana nawe bagomba kuvuga so ubwo nyine rero yabaye umuvugizi tu ariko ibyo tubireka no ndasanzwe bafite character ku muvugizi niwe yari we no muri MRCD ariko ngiye niyo aba ari umunyabyaha kuri rwego no muri leta baruzuye ndushyira mu kato ikiza nuko abo muri leta ngiye kuri nge bangisigaye bishyira mu kato nta nubwo bashaka kumva niyo ngeze hano ari uwo muri leta aratitira mukomeze mutitire Shuti bakunzi bacu rero